ya mkipe hapa ni ikipe Gicumbi ikabikira ubusa tantere katrebe konsere ikipe Gicumbi fungaga planeza cyane attention sozo mpira inyuma arakira hebaro shakwaha gatantere katrebe Gicumbi manako ari ekipe nayo ifite abana baza umupira mwinshi cyane bisaba EPR kwitonda cyangwa ibirori byayo bakabidobya hatari kabisa ibintu bitaza koroha katrebe fungaga planeza cyane itonda konsere ikipe Gicumbi tukura muri imbere ariko atsagarara neza cyane atari reka turebe akimukiwanuka boda sizo mpira inyuma neza cyane kwa n'umugabo Claude ni umugabo agana mpira kwa Ronald Sekiganda sizo mpira kwa Nijena Crema arashyira hebaro sizo mpira kwa Yunus Nshimiyimana Yunus unapase kwa Nijena Crema reka turebe Nijena Crema agana mpira kwa Biniro za Gilbert Kagege unapase kwa Jibril Watala ariko sifuze tantere katrebe Kagege mpaka kwa William Togime ariko umupira baza mukuru Jibril Watala ari gushaka igitego cya 18 kuko ubu twambonye umwana Itaiba yamaze kumucakira nawe amaze kugira ibitego 12 banganya ibitego reka turebe Gicumbi arafungana neza cyane atanze ko tarataka ikipe ya Gicumbi arashotsomo ibipeti bya Gicumbi utitonze byaguhitana ni inyemo kabisa Gicumbi Football Club yakatira mpaka kwa Biniro za Gilbert Kagege